saha ko gari kuncika uyu mwana wanje wambwiye ngo musange kubarabara usihari nese ibyo bintu byo yaza nibiringaniye ari kumbwira ubundi ndikorera hariyo nshaka kana hano mu muhanda kakaja ku muntu warize umuntu uvuye i Kigali sidata kwazanaga imikati akise ngo sindabyikorera ndabivamo ariko si yabiterereza aho nyine ubu ngubu hari kugira ngo ndacikora ari kugira ngo ndacafite imbaraga yamwe manudu aransetseka Yesu muraho neza mama uraho sha ega umeze ute ndashima Imana mama we yego kuracyakomeye ndumera hehe si sha n'akabondo bakajugunye titi kiyoka dore ubucakubitiye umungumu mu mugongo yego kiri kuja kirananu none se kurugukataza imbokoboko ibintu bishize he ahubwo nayo ndi kwibaza ntisinyagasani manudu wari kuntumaho ngo nze kumutwaza ndagutwaza sishanda cikorera dore ubona karitiro sinashobora kukikorera no gukubita hano ku mutwe ikintu kigakubita kigihori hori nuko ubwo nyine nta kigenda imbaraga zaranciranye pe nkubwije uko umeze utaho ngaho nabaga hariye wapi i Kigali nta kigenda ibintu byaranze ubu nanjye narimvuze ngo reka nze iyo se umuntu ushira amakareri akarere se kino n'ikibi kibisimbura nk'akarere ugire ngo wabaye umusirimu n'ugure hano mu ikaritsiye n'uguhora bari kumbwira bati mwana wawe bati yarakize nanjye ntumva nicyo cyiza cy'umuntu wakituburiye wagize ute wakituburiye wakabyaye none se ibintu bishize heza na rero mbwira ibihe bintu kandi uvuga ngo Kigali ngiye byaranze nyine ubuzima buranze ndagarutse nje murugarutse mu rugo kuba yose ubuzima bwaranze Kigali urumva nagiye gushaka akazi biranganye na filime nabwo mbona nakigenda fungura agacano ngita manu dishobora nabwo mbona mbuza abasabu mbuze n'abantu bareba bitabiva nese ndakubwiye ko karame nyine y'umugabo wo kubana nawe mu rugo kandi narinda ari n'umwana wanje kuburyo unaniwe kuja gushaka imibereho ukaza kugaruka mu rugo ninde wakubwiye ko nkeneye umugabo kandi nkaba nkeneye umugabo ari umwana wawe usugira ngo umenye icyo muvuze nyine uraba mu rugo urukumaramo iki nkaho utagiye gushaka imibereho imibereho nyine Kigali ko bitari gukunda neza nasanze abantu barageze ku bintu bikomeye nge ntegeze niga ndakubaza ndi kurota cyangwa none bivuga ngo uzanye iki mu by'ukuri umutima ukunda habe n'isekuru sekuru se Kigali nari kwibona n'agakapu nari rifite bakanyamburiye Nyabugogo imodoka ariko ngo abaki abamarine umuntu ufite imyaka nkiza ufite uburebure bungana guco bakamwaka ibintu bikagenda ntabwo ari ibintu n'agakapu n'akamvirope karimo indi pantaro n'akandi gapira njya nambara n'akamvirope nta kindi kintu nazanye karame imyaka 7 umaze Kigali ukazana mvirope imyaka 7 none se sinkunavuye ko mu myaka 7 yose byanze ariko nyirabutare nahura nakagumva rero reka ndushaka ari rwaramba nanje ubwo narinda aho nzi ko niyemeye ngira ngo umwana wanje aragiye ikintu nzanira ubwo ntabwo nje mbembekeza kandi ntabwo nje gandaca ku ruhande niba uzi neza ko nta kintu uzanye kuri ubu ngubu nta muntu ungana nawe wabana na nyina mu nzu utazarinda wanyifatira ku ngufu genda ushaka igeto ubemo ubwo kuza mu rugo se biranze none se mama wamaye agatike nimba noneho byanze kuza mu rugo ngasubira i Kigali nkongera ngarwana cyawe wa mugani nakosheje imyaka yose nari maze i Kigali naza no kumureba ntabwo yakira pe ndajya he